gasanga umuntu arasambana buri gihe ngo abone amavuta. Hari n'ababikora kubw'ingeso ya Satani, n'ababikora kubwo kwinangira imitima yabo, kandi buriya Satani niwe ujya unangira umutima. Kasanga umuntu akuramo inda buri gihe. Ibaye ari n'akarande, urakwiye kubwira Yesu uti Yesu ndarushye, nduhura uyu mutwaro. Ubwo aravuga ngo abarushye mwese n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ukora nukiranuka saa 11 muri dushe, nukiranuka ugerayo ukikinisha, kibaza uyu muntu bizagenda gute. Arareba filime za pornography urukozasoni, yarangiza akikinira umupira mu kibuga cyiwe. Nabyo birakaza Imana. Icyo cyaha ukorera mu bugingo. Zaburi ya mbere. Imana yohereze marayika wayo, marayika ukomeye ari we Yesu Kristo, amanukire kukurwanirira ndetse no kuguha icyerekezo. Yamwohereje Hagari mu butayu, aramubwira ngo Hagari we, ngo nukuri nawe wowe n'uwo muhungu wawe nzabaha gakondo. Imana rero yongere kuguha icyerekezo mu butayu ubayemo, mu bibazo ubayemo, mu rushako ubayemo, mu bushomeri ubayemo, mu burwayi ubayemo. Imana yongere kuguha icyerekezo. Yabwiye Abisirayeli avuga ngo igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije, ngo noneho ni mucyamike mugende. Imana itaraguha icyerekezo cy'ubuzima, ndagira ngo utangarize amakuru n'ahantu wagera. Imana itaraguha icyerekezo ngo ikubwire ngo igihe umaze mu bukobwa kirahagije, igihe umaze uri umukene kirahagije, igihe umaze uri mu bugumba kirahagije. Nta hantu namwe ushobora kugera. Urakwiye gusenga usaba Imana icyerekezo. Data wa twese akugirire neza cyane. Ndumva nezerewe kugusabira umugisha w'umuyoboro kugira ngo ubwoko bw'Imana bwumve ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana guha umugisha. Fata ijambo ry'Imana urisangize mwene so, umubwire ngo akiri humure, akiri ubutabazi buturutse ku Mana kubwo kumva no kumvira ijambo ry'Imana. Turi mu bihe turi kwitegura Pasika, ngo gutambuka gucaho. Yesu ashimwe cyane. Kugira ahantu hamwe uva ujya ahandi, ukagira ibintu utambuka, ugatambuka Egiputa, ugacungurwa ukava mu buretwa. Hari igihe rero ubuzima bubi butarimo Yesu buba bubi cyane, bukagukandamiza. Hari igihe bugukandamiza ugasanga urabangamiwe. Ariko bene data, hari sinzi nimba abantu batarakira Yesu babifata nk'ibisanzwe, ariko inzu y'Imana ngo ni umutima, ni amahoro y'umunyabyaha. Nabaye ahantu hari abadamu n'abakobwa bicuruza, iyo barimo baratukana bamaze kugasoma baba bumva bafite amahoro, ariko amahoro Satani atanga yo kubakandamiza. Ese umuntu aranezerwa ngo yanyweye inzoga n'itabi, ejo mu gitondo byamushirano ukabona yabaye nk'akanyamaswa bita kavurivuri. Imana itugirire neza. Natuje, natekanye, ari no kunywa inzoga ngo kubera ko yarwaye sida. Ariko reka mbabwire, nimba usambana kugira ngo urye, ugasanga abadayimoni b'ubusambanyi bose bakwirunzeho, urakwiye kwibwiza ukuri isegonda rimwe ryonyine, ukavuga ngo Yesu ni wowe wo kuntabara. Yesu ashimwe cyane. Ni wowe wo kuntabara ukankura muri ubu buzima. Ugasanga umuntu arasambana buri gihe ngo abone amavuta. Hari n'ababikora kubw'ingeso ya Satani, n'ababikora kubwo kwinangira imitima yabo, kandi buriya Satani niwe ujya unangira umutima. Kasanga umuntu akuramo inda buri gihe. Ibaye ari n'akarande, urakwiye kubwira Yesu uti Yesu ndarushye, nduhura uyu mutwaro. Ubwo aravuga ngo abarushye mwese n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ukora nukiranuka saa 11 muri dushe, nukiranuka ugerayo ukikinisha, kibaza uyu muntu bizagenda gute. Arareba filime za pornography urukozasoni, yarangiza akikinira umupira mu kibuga cyiwe. Nabyo birakaza Imana. Icyo cyaha ukorera mu bugingo. Ariko si ubwoba ndi kugutera, si n'ubwoba mba ntera abantu. Urakwiye kwimenya ukabanga Uwite ni wowe kunduhura umutwaro, kuko irabango kuko Imana yakunze abari mu isi
ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera atagira gute atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero imitwaro y'ibyaha ufite uyikoreza Yesu ukaboho. Ariko n'abantu bavuga ubutumwa bwiza ntabwo Yesu atanga amazu, ugasanga umuntu akeneye kubwirwa Yesu akihana. Hari nayo mpamvu mu itorero ry'uyu munsi tugira ibiganda byinshi. Umuntu araza akinywa agisamba naho kugira ngo mwatuza agakiza bakamubeshya ngo ubonye Imana imuhinzu. Bibiliya iravuga ngo ibyiza bikwiriye abeza n'abatunganye mu mutima. Uwo muntu nagera mu rusengero akajya yumva ko Yesu atanga viza, ko Yesu agabura mosherami, ntabwo wari Yesu, kuko n'abadakijijwe n'abatazi Imana ibyo barabitunze. Yesu ashimwe cyane. Hari n'abo utabibwira, ariko nimba umuntu akizwa ngo Yesu atanga umugabo, ubu ngo Yesu ni umugabo tubivuge ngo atamuguhaye ntiwamenya Yesu. Kurakwiye kumenya ko Yesu atanga byose, icy'ingenzi ari ubugingo n'amahoro asendereye umutima. Nimba umaze imyaka irenga 25 ukijijwe ukaba utaragira amahoro, hari n'umaze irenga, agenda avuga iyo mfite cyangwa irengaho mikeya, hari n'irenga, ugasanga umuntu narigera agira amahoro n'umunsi n'umwe, araryama nasinzira. Kiba uyu muntu afite Yesu. Yesu ubuza abantu ibitotsi. Ubwe yatanze isezerano ridakuka tutanakwa, kabone naho waba umwizera ukavuga ngo Yesu ari sinkora ibyo gukiranuka ariko ndakwizera, ariko hari isezerano wama. Bibiliya iravuga ngo simbaye nk'uko abisi batanga, mbahaye amahoro yo mu mutima. Nawe ujye wiyevaro nagabana. Hari rero umuntu yimoroneza akigira nk'umuntu ufite amahoro, ariko niwagira amahoro uri umunyabyaha. Bibiliya iravuga ngo ni amahoro y'umunyabyaha. Yesu atugirire neza. Nimba utarakira Yesu urakwiye kumwakira. Nimba waramwakiriye nk'utubura imigati, urakwiye kumenya ko Yesu ari umwami w'ubugingo, ugashakashaka icyo ashimba n'icyo akunda kugira ngo agufate akaboko witwa umwana mu rugo rwa Data. Yesu atugirire neza cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Abo cy'umuhanuzi Yesaya, n'amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, umugabo w'Imana wari umuhanga cyane kandi akaba yarakozwe ku maso n'ikara ryaka ku munwa, abikojejweho n'Uwiteka Imana. Umuhanuzi mukuru ukomeye, yari umunyamashuri, yari afite ibitekerezo ngo ariko kubera ko yabaga mu gikari cy'umwami Uziya, habayemo nk'igikomangoma kubera ubwenge Imana yamuhaye, abaho aramya Uziya, bigatuma ministeri y'Imana cyangwa bigatuma ijambo ry'Imana yasize muri we ritagera ku bantu benshi, cyangwa ritagaragara nk'ifite imbaraga kubera ko hari harimo umubwira ngo jya uvuga gutya. Njya nifuza kubwira abantu babera abandi ibigirwamana, ugasanga umuntu ayobora abantu ngo ujye uvuga gutya kugira ngo batavuga ukuri kumushyira hasi. Ibyo nabyo ni ikibazo kimwe gikomeye cyane. Ariko Uziya abangamira, sinzi abantu baravuga ngo mu gihe ngo Uziya yapfuyemo ngo nibwo Yesaya abonye umwami. Ariko akenshi nibavuga impamvu Yesaya atabonaga Imana Uziya akiriho. Katwivugira ijambo ry'Imana. Urakwiye kuvuga Imana. Uwo muntu ukwishyurira inzu agihari ukamubwira ati nimba uyishyura kubwira ari yitwara. Ariko abantu bafasha abantu babahindura Imana. Nari mvuze ngo abantu bavuga ngo Yesaya abonye Imana, ariko ntago bavuga icyatuma atabona Imana. Umuntu aracyasambana, umuntu aracyajya mu kazi yasambanye, umuntu aracyakina trike nyinshi kugira ngo abone imibereho y'ubuzima, ngo nubura ubwenge Imana izakureka.
ariko ndagira ngo ubwire ukiri muri utwo tuntu ntabwo wabona Imana, nta muntu wabona Imana ngo urabona Yesu akugirire neza, sibyo? Imana igukore ku maso nawe cyangwa ikwicire Uziya, sibyo ko ba Uziya pe ntiwamara igihe gitoya cyangwa igihe Imana yapanze itaragukurira Uziya mu nzira, kuko Uziya uramuramye ukagira ngo ni Imana, ibakuraho inshuti wiringiye zikajya, uzasanga abarokore bari gusenga babona ari niringiye bose bamvuyeho. Uwo ni Uziya. Wagiye wapfuye ubundi iyo utararekura Uziya, iyo Uziya ataragenda ubugira ngo Imana nihari, umuntu ugasanga aramye undi. Jambo ry'Imana ntabwo dutinda. Yesaya 54:7 kugeza kuri 11, gusa turataruka 20 mo hagati. Havuze ngo mbaye nkuretse akanya gato ariko nzagukoranya ngufitiye imbabazi nyinshi. Nakurakariye uburakari bwinshi bituma nkwima amaso akanya gato, ariko nzakubabarira nkugirire imbabazi zihoraho, ni Uwiteka umucunguzi wawe avuga. Yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, nuhumurizwe amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazibambisha safiro. Jambo ry'Imana. Oh, haleluya, Imana ishimwe. Hari igihe uba mu kigeragezo Imana isa, kandi burya ikigeragezo Imana isa, icyo ngicyo kiryana kurushaho, ntabwo kibamo ihumure. Nta muntu ukugirira impuhwe, kuko Imana itakugiriye impuhwe nta wakugirira impuhwe. Abo musengana, abo muvukana, inshuti zawe zose ziragenda zikakuvaho, abavandimwe barakwiyaka, ugasigara uri wenyine ukagira ngo warakosheje, ndetse isi igushakira abagushinja ibinyoma ukisanga uri wenyine. Abo bantu rero muri icyo kigerageza Imana irimo yabaye ikuretse wakanya gatoya, abantu benshi baracumurira. Imana itugirire neza. Abantu benshi baburanye Imana, batunga agahinda kenshi ko mu mutima. Mama ndagira ngo ubwire ngo nimba yaracecetse isi yose ukabona yaguteye umugongo, hari Imana ikugarutseho igufitiye imbabazi nyinshi. Yesu ashimwe cyane. Iravuga ngo mbaye nkuretse wakanya gatoya, ariko nzagukoranya ngufitiye imbabazi nyinshi. Haleluya. Hari igihe Imana ikureka ukagira 35 na 45 na 48 utarashaka, kandi ibyiringiro byose bigenda bitakarira kuri generasiyo y'umwaka ugenda wiha. Kabati y'umuntu afite imyaka 40 aba yaracuze. Igihe cyo gucura kikagera utarashaka, utaranabyara kandi warashatse. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo mbaye nkuretse wakanya gatoya, ariko nzakukoranya ngugarukeho ngufitiye imbabazi nyinshi. Kandi reka nkubwire, muri icyo kigerageza Imana izana uburakari bwinshi. Ari ikintu ngiye kuvuga, ariko kubera abantu dusigaye tuvugana ijambo ry'Imana, turakwiye kuzashaka umwanya, kandi ibyo biri mu muhigo, tukazajya tubwira abantu ati uyu munsi turashaka kuganira ijambo ry'Imana. Ibyo tuvuga ni ukuri, Imana yabidushyizemo ngo tubihamirize abera bayo. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Hariko abafarisayo n'abasadukayo bo birakomeye, bigira abazi nyamara batazi. Uko niko Yesu avuga. Yesu ashimwe cyane. Ariko narimvuze ngo nakurakariye uburakari bwinshi, kandi mureke babwire Imana igira ahantu hera, ngo kugira ngo Abisirayeli mu gitabo cy'abacamanza bivugireho gatoya ku cyo nashakaga kuvuga,
ngo Imana ibarakarira uburakari, ngo yabagurukije amahanga barwanya, amwe bishigarije. Imana kugira ngo ikugeragereze neza, igutegera ku kantu kamwe wishigarije kagahinduka ikosa kuri yo, yarangiza ikakurakarira uburakari bwinshi kugira ngo igutraining ibikuretse, igupime. Yesu ashimwe. Igucishe mu ruganda rwo kubabaza mu kantu gatoya. Ubundi uwo byaba byarabayeho arabyumva, ari no kumva ijambo cyane ko Imana igiye kumugarukaho, ko Imana igiye kumugirira imbabazi nyinshi, ikamukorera igitangaza gikomeye. Yesu ashimwe cyane. Bituma nkwima amaso, niko yavuze ngo akanya gato, ngo ariko nzakubabarira. Uyu muntu n'ahantu ajya asanga isi yamwanze. Uyu muntu najya anatekereza kwiyahura, arakubitwa akababazwa, Imana imukuramo umutima wo kwigirira nabi, ariko ibihe bikamugirira nabi byahatari. Imana iramureka akababara, umwaka wa mbere ugashira atarabyara, umwaka wa kabiri ugashira atarabona akazi, umwaka wa gatatu ugashira atarashaka, 50 ikagera. Mfite ubuhamya aho umuntu ashaka afite 50 akabyara kubera Imana. Ko mureke, Imana yacu ni Imana y'ibitangaza, harayivuga ku munwa mu bihwe. Imana yacu ni Imana ivuga bikaba. Mbaye nkuretseho akanya gato, nukuri nakurakariye uburakari bwinshi, bituma nkukuraho amaso, ariko nzakugarukaho ngufitiye imbabazi nyinshi. Yesu ashimwe. Nzakubabarira nkugirire imbabazi zihoraho, niko Uwiteka umucunguzi wawe avuga. Imana izagucungura igukure muri ubwo bubata. Reka mbabwire, kugira ngo umuntu abaho adafite urubyaro anezerwe, wenda arasenga ariko agakomeza agakana, ukamubona buri gihe arasenga. Imana imuha umutima wo kuyishaka, ariko ubwayo akavuga ngo narayibuze. Yobu Imana yaramugerageje, mureke mbabwire, haravuga ngo ndashaka Imana iburyo n'ibumoso sinyibone, ariko ngo yongeye guhindukira avuga ngo ndimo ndayibona iburyo. Ntabwo Imana igiye ibumoso, ntabwo yaba ku ruhande rubi rw'abakurenganya ngo bakwice ngo wicwe n'agahinda. Hoya. Yesu ashimwe cyane. Imana iramwihorera, iraceceka. Natangiye mbabwira ngo hari ibintu biranga ikigeragezo cy'Imana, uragifite ariko Imana ikugarutseho. 11 yavuze ngo yewe urengana, urarengana Imana. Ariko Mana we urakomeye. Imana ibizi ko umuntu arenga agasohoka mu rugo rwe rwiza Imana yanavuzeho. Uriya hari ibintu najya nemera, ariko hari n'ibindi nemera. Dore ibintu najya nemera, abo magarara imbere barabizi. Ntabwo nemera ko umuntu yaza unezerewe mu rugo rwa, rudafite ikintu rubuze, ari umurangi akakubwira ngo uyu mugabo mubyaranye abana 7 suwa. Icyo sinyemera. Ariko icyo nemera, umuntu yarengana agahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, akabona urugo yari afite arusohotsemo ntacyo azira. Icyo ndacyemera. Imana ibifite uburyo izabigenza. Uburyo nyemeramo ni detaye kuri detaye, inguni ku nguni. Reka twivugire ijambo ry'Imana. Uwabipinga cyangwa n'uwabyemera, twakoresha ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza cyane. Ariko riravuze ngo yewe urengana, ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, nuhumurizwe, amabuye yawe nzayatera amabara meza, imfatiro zawe nzazibambisha safiro. Hari igihe urengana ugahungabanywa, ugakomereka ku buryo nta muntu n'umwe bakavuga ngo uriya mugabo ni umugabo mubi, uriya mugore ni umugore mubi, uriya ni igicamo cye. Isi kanduza izina rya ikaryanduza, ibihe bikanduza izina rya. Ariko Imana yaza kugucungura, ikaguhanaguraho bya bizinga byose,
ukagaragara nk'uw'igiciro nka zahabu ikomeye. Ni nako twacunguwe. Bundi igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ni igitabo kibumbiyemo Bibiliya yose. Ibitabo 39 bibanza usanga biri kuvuga ku isezerano rya kera ndetse na Yesu waruhishwemo. 27 bisoza usanga biri kuvuga ku isezerano rishya rihishura Kristo Yesu waducunguye. Ariko nta wundi wo kugukuraho ikizi, ni Yesu Kristo n'amaraso ye. Komeza uyiringire, Yesu azagucungura kandi yarabikoze, azakwiheshezaho icyubahiro. Imana ikugirire neza kandi ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana ndabakunda cyane. Zaburi ya mbere.